ntabwo ariko mbibona kuko nanjye ari umutwe nawubayemo kandi ari umutwe wateraga igihugu cy'u Rwanda, ahubwo ni umutwe uteje ikibazo kuko bigaragara ko nyine aho uri nta mahoro ahari, kuko abantu barahunze bataye uturere twabo babagamo, abantu babuze imyaka yabo, abantu baricwa n'inzara ndetse hari n'abajya mu makambi kubera ikibazo cy'inzara n'intambara zibera mu karere, akadubaye ugasanga abantu bahunze, abantu bapfuye, abantu bataye ibyabo. Ntabwo ariko mbibona kuko nanjye ari umutwe nawubayemo kandi ari umutwe wateraga igihugu cy'u Rwanda, ahubwo ni umutwe uteje ikibazo kuko bigaragara ko nyine aho uri nta mahoro ahari, kuko abantu barahunze bataye uturere twabo babagamo, abantu babuze imyaka yabo, abantu baricwa n'inzara ndetse hari n'abajya mu makambi kubera ikibazo cy'inzara n'intambara zibera mu karere, akadubaye ugasanga abantu bahunze, abantu bapfuye, abantu bataye ibyabo. Aburambiranye nta muryango ngifiteyo, abanjye bari hano mu gihugu cy'u Rwanda kandi aho ngaho hari ubuzima bukomeye, nta n'icyo turwanira kigaragara. Twari twicaye ku kinyoma, abayobozi bacu batubeshyaga batubwira ko utahutse atabaho bamwica. Wari ufite inshingano zikomeye zo kuba yavuze ngo hari amakuru wabaga ufite y'impamvu mu Rwanda, hari n'ibyo washoboraga kubwira abandi basirikare bato impamvu muri ku Rwanda, wasanze impamvu mwarwanya izi ntambara zose murakoze kumbaza ikibazo cyiza nk'iki. Ubusanzwe abayobozi bakuru batuyoboraga hari benshi babaga bafite ibyo biceka cyangwa se ibyo bagirizwa basize bakoze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Noneho hari n'abandi babaga bafite izindi nyungu zabo ku giti cyabo, nicyo cyatumaga bakomeza kutumetona mu ishyamba kugira ngo tube nka bouclier. Nibwo nyuma yaho twabonye ko turi kuzira ubusa, abantu bari gupfira ubusa mu mashyamba, dufata icyemezo cyo gutahuka mu gihugu cyatubyaye. Murakoze. Imyaka hafi uri mu ishyamba urwana n'umusirikare, wabonye muri ubwo buzima ko watubwiye ko mwatangiye gufashwa na leta ya Kongo, ariko zimeze niba byarahindutse kuko hari amakuru menshi tugenda tubona agaragaza uburyo igisirikare cya FDLR gikorana n'igisirikare cy'igihugu. Uramaze tubwire wenda aho ngaho, ese koko ntabwo ingabo za FDLR zigikorana na leta? Ese intwaro mukoresha mwaraziguraga iki? Amafaranga yabaga yavuye intwaro ibintu by'ibanze mwabibonaga gute? Nsubiye inyuma gatoya, nababwiye yuko tukimara gutandukana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arizo FARDC, tukaza mu gice cya Rucuru Masisi, izo ngabo ntabwo zari zikidufasha kuko ntabwo twari tugikorana. Nyuma yaho mu myaka ya vuba nibwo intambara ya M23 yaje kwaduka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za FARDC ziboneye ko zatewe, habaye habaho contact cyangwa se ibiganiro hagati y'abayobozi bakuru, abarideri ba FDLR hamwe n'abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibwo cyane cyane igice cyakoreraga mu majyaruguru cyangwa se muri no mu gice cya Goma, Masisi, Rucuru, abo ngabo bahise binjizwa mu gisirikari cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba bafashwa n'ingabo za Kongo mu rwego rwo kubaha ibikoresho, imbunda, amasasu n'ibyo kurya. Ariko nababwiye ngitangira ko ngewe nahagurutse mu gice cy'amajyepfo cyangwa se Sud Kivu, aho ngaho icyo gice cyakoreraga cyari kitarinjizwa neza mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nahagurutse icyo gice cyakoreraga cyayoborwaga n'uwo nababwiye witwaga General Hamada na General Jeva. Izo ngabo icyo gice cyari kitarinjizwa neza mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo,
donc harimo ibiganiro kunoza neza imikoranire y'izo ngabo no kwinjizwa mu gisirikare cya Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niba wenda hari amakuru ukurikirana bavuze uti hari ibiganiro byaganishaga ku kubinjiza nabo mu gisirikare ariko mu majyaruguru baba bamaze kugera, kandi tuzi ko ingabo z'u Burundi n'ubundi zinyura muri icyo gice zijya gufasha iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo waba uzi niba izo ngabo nazo zo muri icyo gice cy'amajyepfo zaba zaramaze kwinjizwa mu gisirikare, ese mubona izo z'amajyaruguru hari icyo mu by'ukuri zari gufasha Kongo kuba yazibonamo amakiriro? Bitewe n'ibikoresho by'itumanaho n'abantu inshuti umuntu aba afite hirya no hino, hari bamwe twaganiraga bakoreraga mu gice cy'amajyaruguru cyangwa se muri Nord Kivu, baduhaga amakuru ko bamaze kwinjizwa mu gisirikare cya Kongo. Ariko nkatwe bakoreraga mu gice cy'amajyepfo muri Sud Kivu, ingabo zari zitarinjiramo, ariko ibyo biganiro byabaga nyine hagati y'abarideri. Twe ntabwo twabimenyaga kuko nubwo nari koloneli ariko hari inama tutajyagamo. Biba ari ibiganiro by'abarideri bo hejuru ku buryo mu gihe biba bitaranozwa neza ngo bijye umugaragaro, kuko biba ari ibanga, biba birimo abantu bake. Ubundi se gufasha guverinoma ya Kongo ibi bizeza iki? Ni izihe nyungu mwe mukuramo? Natangiye mbabwira ko kudufasha kubera yuko intambara mu mashyamba haba harimo imitwe inyuranye, buba ari uburyo bwo kugira ngo abasirikari babenefisiye intwaro n'amasasu yo kurinda imiryango yabo. Kuko nubwo mumbona natahuse ndi umugabo, harimo n'abana bato, harimo abasore, harimo inkumi, harimo n'abagabo bakuze n'abasaza n'abakecuru. Ubwo ni mu rwego rwo kugira ngo baproteje iyo miryango, babone ibikoresho, kuko nta buryo bwo kugura ibikoresho bafite, nta bantu bagaragara baba supportinga cyangwa se baba imfashanyo. 2019 guverinoma ya Kongo yatangiye kurwanya FDLR no gufata bamwe kugira ngo batahe mu Rwanda. Hari abafashwe bagenda boherezwa mu Rwanda, biza guhagarara. Mubona ni FDLR ifite imbaraga zo kuba guverinoma yananirwa kubashaka, cyangwa ari guverinoma yagize ubushake buke bwo kudakuraho FDLR bitewe n'ubona? Urebye ntago ari ukura imbaraga, ahubwo bigaragara ko kubera ko imitwe yitwaje intwaro ibarirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari nyinshi kandi kaba mu duce dutandukanye, usanga gufata ingabo z'igihugu nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukagishora mu mitwe irenga 100 bitayoroheye. Bisaba ko babanza kwataka umutwe umwe bakawukuraho, undi umutwe bakawukuraho, bityo niyo mpamvu batabashije gukemura icyo kibazo mu buryo bwihuse. Kongo ivuga ko FDLR ntayo idateje n'ikibazo, nawe ni kubibona? Ntabwo ariko mbibona, kuko nanjye ari umutwe nawubayemo kandi ari umutwe wateraga igihugu cy'u Rwanda, ahubwo ni umutwe uteje ikibazo kuko bigaragara ko nyine aho uri nta mahoro ahari, kuko abantu barahunze, bataye uturere twabo babagamo, abantu babuze imyaka yabo, abantu baricwa n'inzara, ndetse hari n'abajya mu makambi kubera ikibazo cy'inzara n'intambara zibera mu karere, akaduvayo ugasanga abantu bahunze, abantu bapfuye, abantu bataye ibyabo. Ibintu nk'ibyo nka koloneli waba uzi neza niba wenda intego FDLR yari ifite zo kugaruka mu Rwanda, cyangwa inzozi zayo ni ugukorera muri Kongo bikarangira? Uko abayobozi bakuru bacu batuyoboraga batubwira ko Robit cyangwa se icyo bari bagamije cyari cyo kugaruka gufata igihugu cy'u Rwanda barwanya. Ariko nge ku bwanjye nabonaga ari inzozi, kubera yuko nabonaga ko bidashoboka, bitewe nuko icyo barwanira kitafatikaga. Tumaze kubona amakuru afatika, ntabwo icyo barwanira cyafatikaga, kuko mu Rwanda ari amahoro. Umunyarwanda yemerewe gutahuka mu gihugu cye, agatura mu bye nta kibazo afite, akaba mu muryango we nta kibazo afite, umutekano ni wose urasesuye. Hari abavuga ko muri iyi ntambara ya M23 FDLR